zanjye umva abantu mudakora umuganda mubayeho mute iki cyumweru kirangira ku wa gatandatu tuba tugiye mu muganda. Uramubona uwanjye hariya, tuba tugiye mu muganda, ariko ahantu twawukoreye ndahabatuye ni ku musozi wa Kigali, Mont Kigali. Rero ubwo hari wari ugiye kuvuga ngo ni ku musozi wa Mont Kigali. Sawa rero ni ku musozi wa Kigali, ariko ni kure haraterera byonyine kugerayo. Ndahabatuye. Cyakora abantu mushaka kugabanya ibiro ndahabarangiye, mushaka mujye muhazamuka nk'iminsi 3 cyangwa niyo byaba ari umunsi umwe gusa, umunsi umwe wonyine urahagije mu cyumweru. Reka nkubwire, uvayo nk'ibiro 2 bihasigaye. Ahangaha twari turimo twitegura gutangira umuganda, ibikoresho turimo turabyegeranya. Umuhungu wanjye arimo arabereka intoki aha zari zitarandura zitaragera mu kazi. Ahangaha twari dutangiye rero, dutangiye gukora iki, ni ibisimu cyangwa se ntago ari ibyobo, ni ugucukura ahantu hafata amazi. Ibisimu ariko nyine bitari birebire, bifata amazi igihe imvura iguye. Amazi aho kugira ngo amanuke ajye mu baturage abasenyere cyangwa ajye mu mihanda yisenye, akaguma hano, hanyuma n'undi akamanuka mu butaka. N'undi amazi niho aba yaragenewe kuba. Ahangaha umusore wanjye rwose yarimo ko ari ku mugongo ntawo, umva arakubita igitiyo hasi 2 akongera kunamuka shwi yishobore. Ahangaha rero n'abaturage twese twari tumaze kuhagera. Urabona n'abanyerondo nabo ntabwo baba basigaye. Inshwi tutwana twaranshimishije. Isaha twagendeye akare ya 9:30, tutwana natwo twari duhari. Aba nibo tuzasigira igihugu. Baranejeje rwose. Wowe musore, we nkumi iba mu rugo ku munsi w'umuganda, ujye wigaya pe. Tutwana twari turahubwo natwo turimo turakora. Uyu wese nire muvuga, murabona ko nawe ari mu kazi. Imbaraga zari zose hano. Uyu muganda ndawubatuye uri umva mu muganda wose nakoze. Uyu nguyu uri muyo nakoze nkavuga nti cyakora nkoze umuganda pe, cyakora ndawubatuye. Ahubwo umva ubuyobozi bw'umurenge n'akagari bizongere bidupangire tujye hano hantu. Ahangaha rero ku batahazi ni ku musozi wa Mont Kigali, hari mu hantu harehare dufite muri iki gihugu. Iyo uhahagaze aka video gatangira, si mwabonye ifoto naberetse, ubona Kigali yose nari ndimo kubwira abantu ngiye nshinzwe nko kurinda nk'igihugu, nyine ndi muri nyine bambaye uniform. N'ubundi buri muturage wese ashinzwe kukirinda. Ndi mu bambaye nka uniform. Najya ngenda ngahagarara kuri uyu musozi gusa, kuko nabonye kuhagararaho ubu ureba igihugu cyose neza cyane, ubu kireba hose. Narahagararaga ahangaha nkareba ahantu hose. Reka mbabwire ibyiza by'umuganda. Umva ni ibikorwa byo kwiyubakira igihugu, ariko biri umva na byiza, byongera bigahuza abantu. Ubona umuturanyi, ubona uyimukiye muri karitsiye, ubona utaruzi ko akihaba. Mbese ni wa muze uvuga ngo duhure. Aha rero tuba tugiye gufata na briefing. Abayobozi bavuye ahantu hatandukanye twicaye. Umva ndabwiye ngo abantu mudakora umuganda mwarahombye. Mwaragabwire umusirimu udakora umuganda si umusirimu, niwe muswa wa mbere. Kuko hangano hano hambere ugera ukavuga none ibibazo baba bari kubarizamo. Hari umuntu wabajije barambwiye ngo kuki ngo utishyura imyanda, arababwira ngo ngiye nkora muri restaurant ngundirayo. Guys, ndabinginze mujye muza mu muganda, mujye mukora umuganda, mwiyubakire igihugu cyanyu. Nta wundi muntu uzakitwubakira. Please mujye mujya mu muganda.